I knew Tom from 2006 to 2008 when I used to work in Kenya. I used to visit Rwanda. And he was a person with a good heart. I knew him like that always. When I came to Rwanda, living in Rwanda from 2009, we continued to be good friends, but in 2011, we decided to get married. You know, as a Japanese woman, to marry African man, I had to really think what I was going to do. But because of his good heart, I knew that we are going to make a good family, happy family, with peace. So despite some people's, discouragement, I said, I know what I'm choosing. And it is not the nationality or color that you need to look, it's heart of the person. Since we married, he proved to be a person with a very good heart. He was a good father. When I was transferred from Rwanda to Lesotho in 2017, 2018, I could trust him for all raising children. He was raising children alone, but he was very responsive, checking always the safety of the kids. He was a very good father. You may know him as Yanga, and then for me, I know him as Tom. He never, boast of his popularity or he's a star at home. He was very simple, humble person, and also very patient. He may get annoyed. He takes time. He responds to me very calm manner. He was a very peaceful person. He loved peace. So I really loved him a lot. My children loved him a lot. Not only that, he also saved me. As a person coming from Asia, you may expect me as a Buddhist. My family was a Buddhist, my parents were Buddhist, because that's only things we knew. I was more open to other religions, so I used to go to church, but Tom is the one who has saved me, who taught me the value of the Christianity, the life of the Christianity, and I'm very blessed because of him. In 2013, when I was pregnant with Agnes, I had a complication. The doctor told me that you're going to have the complication, you have to do the operation. Tom told me, let us go to Uganda, there's a church where they heal the people. So he took me there, the pastor prayed for me. And then after that, I think after 2-3 months, nothing has changed, and I went to Japan for the delivery. But like 2 weeks before I deliver, something has changed. I did a normal delivery for Agnes. We went back to church, we sang them, and that really opened my mind that there's a miracle which is happening. But not because of the miracle, but because sometimes there's an invisible power that we neglect in our life. I was converted to Christian. Tom took us to the different churches. We continued to pray. And I think 2019,
when he got disease, he got a cancer, we decided to bring him to Lesotho because of the access to medical service in South Africa. Despite the disease, he believed, he continued to pray, he attended the churches, he became a prayer partner in Lesotho. He had a network of the pastors. And then at one time, Junior came to assist us to help him during that time. But after 6, maybe 7 months, he was completely healed. The results of the biopsy says he doesn't have a cancer. He has to stop the chemotherapy because it will damage him if you continue. So at that time he was healed. He came back to Rwanda, and then in 2020, COVID has come. So we had a separation for 1 year. He was in Rwanda, I was in Lesotho with the kids. In 2021, he came back, but he was a little bit sick. But he continued to pray, he continued to go to the other churches where he could preach, and his message was always like, no matter what, trust in God. No matter what, trust in God. Such a message always he was preaching in the small churches run by Ugandan pastor. When he gets more weaker and weaker, still in March, when he did the operation, immediately after the operation, he came back and then he went to church. He was still preaching the gospel. All of these things, and when you are dealing with a disease, how many people can really continue to be strong in spirit? I have never seen his tears. I have never heard him talking negative things, like I'm going to die, etc., etc. He was always positive. He was talking about healing, restorations, God is with us, etc. He continued like that. But in May, when we went back to the hospital, we had a bad news from doctor. And I knew that his time with us is limited. And that's why, as a wife who respects, who admires, who loves, the only thing that I could do was to take a leap, be with him, listen to what he wanted to do, be with him until the last moment to show that his family loved him. So that's what I did. He wanted to go to Johannesburg, so we did that. And we are so blessed to know Pastor John, his family, the other prayer group. Even there was a Basotho pastor who used to come and pray for us. And the last 1 month of his life, he was so blessed because of those environment that he was, the prayers, the people praying for him, and he also continued to pray. We were in the hospital always because he doesn't like being alone. Through his life, and we have cried a lot, and we know we will still cry a lot. But what he taught us, what he left us,
The reason why we are still here is because we have the purpose of life. We need to think about the legacy of Tom, and we need to take it in our heart so that he will be alive in our heart. One thing he told me, in fact, he told me so many things, and especially the Christian values, the guiding in our life. But one thing he told me is, Eriko, I can pray for you. I can pray for Thompson, Agnes, I can pray for my family. But it is only you who decide, who can determine whether you go to eternal peace or eternal life or not. It means that we may go to church, we may read the Bible, which is good, but our behavior, our action, our attitude and our heart has to be righteous so that we go to heaven. He says, I can pray, but it is only you who can do so, and you should stand up, pray, and then be following the God's word. As I'm studying here, we will respect that. Also, as Tom is Tom is not here, but for us to respect him, honor his life, whatever his wish, his dream, his visions, we should continue. Not because Tom has gone, we are going to quit everything. No. We will take it from here. Whatever we can do, we will do. I know Tom used to support the people who are very vulnerable, very poor during the COVID time. He used to tell me that he's giving the food to the neighbors, and etc. I said, God bless you, please continue. I'm also a humanitarian worker, so I understand and I fully support that. Because Tom is no longer here, we are not going to stop. Our neighbors, the communities he lives, we are going to support. Because that way we honor him, we honor his belief and his vision to spread the gospel, to heal the people, to pray for the disadvantaged people. So we are here. The pain is here, but we are also determined to move on strongly so that Tom in heaven will not laugh at us. He will be proud of us. Thank you very much. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Ntabwo byoroshye. I can just have someone to come, just a few people, to stand with him. Yes, Pastor Frank and the brother here. Pastor Frank and Nuyu. Abaririmbyi baze hano. I have to. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbaga bagaruke. Mundu and the team, please come back. Mundu ni chipe, reka tugaruke hano.
Excuse us, you allow us, we will not have an interpreter because it may take a lot of time. We shall be mixing the languages. So, umwanya ni mutoya, itarengeje 50 to be in this place. As a church, we wouldn't mind having the holiday, ariko gahunda ya rusororo murabizi ko ibiri fixed. So that's why we are trying to have limited time and a few words. Please go ahead. Ya mfite gukomera ko niyo mate munyina hari kano kanya kandi abikora nubwo byanga. Dukomere ku bwa Tom. Ko Tom yapfuye yakomeye. Yagiye ashikamye yizeye ko Imana imujyanye ahantu heza kuko ubwe niwe wakomezaga abandi. Icyo kagira aho bikanga ati Junior ameze nabi ndarembye akabimbwira ariko yakomanchitse intege ati ihangane komera. Ndetse umfashe ntugire undi muntu wahamura inkuru igumane wenyine. Ni inkuru yamaze amezi 9 abizi ko umunsi ku munsi agenda ashira akarihangana. Amezi 7 ya nyuma byari intambara ikomeye. Niba mugira ngo nshimire uyu munsi Eriko madamu wa Tom yabaye intwari nacika intege yagaragaje urukundo ruhambaye. Ndetse saba Imana ngo urwo rukundo yagaragaje ntituzarumwiture. Imana izabimbashishe n'abavandimwe n'umuryango ntazigere yifuza mu buzima ngo yifuza ko umugabo we yakaba yahari ngo abana be basonze duhari. Ku bwa Tom umutima wanjye urababaye cyane simbabeshye ndababaye pe ndababaye mfite agahinda muri njye ariko kadukomere kubwe ko nicyo nawe yasabye kugeza ku munsi wa nyuma ngo mukomere mwirira ko aho ngiye ndahazi kandi unjyanye yampaye inshingano nazikoze neza. Imana yamuhaye iminsi yo kuko Imana yakunze Tom bihambaye yanze ko Tom azimira imusogongeza urupfu bwa mbere na mbere kugira ngo yumve ko Imana ihari. Mumere Imana amashyi ngo turi mu kiriyo. Imana yakunze Tom ku rwego ngo mutabyumva yamuhaye kuvuga bya pastor bavuga imyaka 20 bavuga ubutumwa batajya babasha kuvuga. Bwa mbere avuga Imana byageze kure cyane bivuze Imana yakoreye muri Tom yagaragaje ko muri we irimo. Tom umuntu wabonye ko agiye kugenda mu mezi 4 ya mbere na mbere yaho abona amahishurwa ko Imana ifite umugeni kundi igiye kwisubiza. Hari umunsi yarose abona abantu bambaye amakanzu nako bari barwaye ari bane n'abarimo haza marayika baha amakanzu yera nawe barayimuhereza gusa mu kanzu shiragirana kurusha izindi zose iburiya abimbwenye ngira ngo agiye kuba anointed agiye kwimikwa cyangwa agiye guhabwa andi mavuta cyangwa agiye guhabwa imbaraga mu buryo bwo gusenga no kwizera Imana no kuyikorera. Ariko yari abizi ko Imana nyirimo kumutegura igiye kwisubiza umugaragu wayo. Icyantangaje nuko nyine nagiye ncika gake gake intege ngo natumara komeye. Mbona rero umuntu yabanje kubyakira bimugoye nko na Yesu ku munsi nyirizina yivugiye ngo mwami iki gikombe kindenge aho yaragiye yarahazi ko bitoroshye. Natubona uko byagenze amaze gucika intege gusenga ariheba afata umwanya we wenyine n'Imana akajya asenga. Abo dusengana mu rugo barabizi ko yageze n'igihe akajya ahunga icyumba cy'amasengesho asenga mu cyumba ari wenyine. Ariko uyu munsi yatashye nk'intwari yatashye nk'umugabo ushikamye. Ndetse icyo namushimiye yakoze cyantunguye ajya kuva aha ngaha ajya Afurika y'Epfo yabanje gutegura urugo rwose. Yateguye urugo ibyo atanga arabitanga ahantu hose arahubaka ibyo Imana yamweretse ko afite gusiga akoze byose arabikora. Yubatse piscine mu rugo muzi ngo ni piscine ariko we kuri we yari yeretswe ko mu cyumba cy'amasengesho hagize umuntu usenga akatura akemera gukizwa no kubatizwa yava kuri piscine bamubatije. Uze ngo ntago piscine iri mu rugo ari piscine isanzwe ni Yorodani. Tom Imana imwakire ndetse natwe tugiye kubyakira ko agiye akiri muto muri twe yagiye afite byinshi yakora byinshi yarashoboye. Ariko Imana buri igira gahunda ku muntu aho ugira ngo utane wangirike ikubure ahubwo yakwisubiza. Ubwo ni mpamvu Tom yamujyanye. Ndasaba aririmbye turimo indirimbo imwe
ntabwo nkwiye kujya niganyira, mwese humuriza imitima yanyu kuko Imana irabazi, izi byinshi mwifuza. Badufashe, ijambo ryanjye ryari iryo, mukomere. Yesu, Yesu wishimiza izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabazinyura. Ndagira ngo rero mbasahe twese duhaguruke, nsabe n'ibyuma twese dutuze, turimo twakira umubiri wa Yanga nk'uko turimenyereye, ariko ubundi yitwa Nkusi Thomas. Turanashimiye Imana yuko Thomas yahaye ubuzima bwe Kristo, ari nayo mpamvu nk'itorero dufite gushira amanga twakira umubiri we bwa nyuma muri rusengero, kugira ngo tumuherekeze mu cyubahiro nk'uko yubashye Kristo. Ndagira ngo aba bantu mbafashe mbere kaho bicara. Nsabe Eda Eugene aze hano, tugiye gutangira dusenga, adufunguriye uyu mwanya n'isengesho aragize abana, umudamu, umuryango na gahunda zose maboko y'Imana. Nyuma yaho nasoza, nyuma yaho abaririmbira bakomeza baririmbe nk'indirimbo imwe cyangwa se ebyiri. Okay, Peter ufite imodoka ya MTN, usohoka urebe coordinator aragukeneye vuba vuba. Dukomeze kwihangana, ntago biba byoroshye, ariko nanone ahangaha no mu bakristo bose bababara ariko bafite n'ibyiringiro. Shimishijwe n'ijambo ryo mbonye abana bari bafite bavuga ngo celebrating the life, so agomba kuba no kwizihiza imyaka y'Imana iba yaraduhaye kubana n'umuvandimwe. Ka dusenge rero dutangira, kansabe dusenge. Mwami Mana yo kwizerwa, duhagaze aha duherekeza Nkusi Thomas, wowe washimye guhamagara, nubwo mu mubiri bitubabaje, ababyeyi, abana, umugore, abavandimwe, inshuti, tukaba dufite agahinda gakomeye. Nanone turibuka ko yagize umwanya wo kwakira nk'umwami n'umukiza, tukagira ibyiringiro bizima. Yesu, si wowe wabwiye Marita utunyizera nubwo yapfa ariko azaba muzima? Ibyo biradukomeza rero,
twumva ko n'ubundi tuzabonana. Uyu mwanya turawufashe kugira ngo nanone tugaruke iwawe, tuvuge ngo ni wowe alpha ukaba na omega, itangiriro n'iherezo, ni wowe Mana yacu. Turashaka kwibuka ibyo Yobu yakoze, ngo amaze kumva izo nkuru mbi ngo araramya, aravuga ngo ni wowe utanga kandi ni wowe wigarurije, izina ryawe ryubahwe. Bidushobokere rero nanone kuvuga ngo izina ryawe ryubahwe, ko byaba bimeze kose izina ryawe ryubahwe. Cyane cyane nsengeye mama, nsengeye umugore, nsengeye abana, nsengeye abavandimwe ba Thomas bose, kugira ngo umwuka wera akomeze imitima, udufatisha urukundo rwawe, umugozi w'urukundo rwawe, udukomeze. Kandi ibihe tugiye kumarira ahangaha turasaba gufashwa n'umwuka wawe wera. Iki kirere cyose turagisengeye kugira ngo habaho gufashwa, the comfort of God. May you comfort us with your own comfort, because you are God of all comfort. Ni Imana yo guhumuriza, habeho guhumekerwaho, guhumurizwa kwawe, tumenye ko uhari. Ijambo rivugirwa aha, ubuhamya, indirimbo, byose turabikuragije, dusenze mu izina rya Data, izina ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. You can take your seats, mwakwicarira. Then Pastor Gashumba, you can just come quickly for the scripture reading. Tugiye gusoma icyanditswe, ariko ntabwo tugiye kubwiriza nonaha, no gusoma icyanditswe cyonyine. Icyanditswe dusoma ni Zaburi 46. Ijambo ry'Imana ritubwira, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindishe imbabazi agira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindishe imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindishe
kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, kuva ubu sininyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, si byose kw'Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite, umwanzi Satani yangerageza, nkabona makuba menshi, nzi yuko umukiza azamba hafi, njye mwisunga bihishemo, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfeshwaho
so much, worship leaders. Murakoze cyane abaririmbyi. Now, this is the importance of the church. I understand Madame Thomas may not be understanding well our Kinyarwanda, which shall all just be interpreting, mixing the languages so that maybe everybody, no one gets lost. So we are just honoring the body of your dear husband in the house of the Lord. We understand that actually your husband has been a believer of our Jesus Christ, and that's why he's here, and that's why we are here today to celebrate his life, but also remembering that he gave his life to Almighty God. Imana ibahe umugisha abaririmbyi bakomeje kutuyobora no kuduha indirimbo z'ihumure. Iyi niyo mpamvu y'itorero, iyo twagize ibyago itorero ihagarara natwe. If we've lost our loved one, the church stands with us. The church stands with you. Yeah, it's okay. It's okay for him to, it's fine, just leave him. That's how maybe he can be a bit relieved. So it's very okay. We are not going to take so much time. Before I welcome the preacher of the Word of God, I just want to give an opportunity to a few family members, and I'll request the family representative to come and lead us into this phase of someone who's going to be speaking and give us a few testimonies about dear brother Thomas. Tugiye kujya mu mwanya rero wo kumva ubuhamya bw'abantu bakeya. Dufite iminota mike cyane hano, dufite ngira ngo iminota nka 50 dusigaranye, tugiye gukora izindi gahunda zose. Ushinzwe rero cyangwa se umuyobozi w'umuryango uhagarariye umuryango yaza akadufasha mu bantu bagiye kutugezaho ubuhamya cyangwa se ibintu bike muri ibyo ngibyo byaranze uyu muvandimwe. On the program we have the friends representative uhagarariye inshuti z'umuryango n'inshuti za Thomas, friend representative. Then we shall have brother Junior, the brother to and presenting all the brothers and the sisters. Then we shall have Madame Elik, the wife to the deceased. And then we shall have the family representative again. So at this moment, allow me to welcome, if the family representative is not here to guide us on this, I can go ahead and welcome the friend representative uhagarariye inshuti z'uyu muvandimwe turimo dusezera uyu munsi wa none. Niba hari wari witeguye, niba adahari nabwo twakomeza nta kibazo. Well, Junior, if you are nearby, please just come on the stage. Junior niba ari ahangaha, ari hafi, yaza. You can use that microphone. So Junior agiye kutugezaho umutima we bijyanye na mukuru we, and we shall give him a few minutes so that you can leave time for other people. ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba mere nzajya nibuka yuko ihora imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira
munsi kandi angenera ubuntu bumwe ajya nyikorera imitwaro niwe data kandi niwe mana kuko ajyanunga buri munsi ajyandamira muri byo byose sazajya mimbara iryo ni isezerano yawe uri musumami urimo sazajya mimbara iryo ni isezerano yawe mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire ndetse icumbire mpore nize ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga no mu bikomeye no mu bikomeye biriho ndamburira amaboko yawe umimba n'agakunuga kugeza igihe uzaza kumva umimbaraga Thank you, all the singers. And a brief, I just want to maybe point out a few things for Madam Eliko. Junior was just expressing his emotions about his brother. And he mentioned a few things. He said he will, and the family will try their best to stand the position of your husband. Your children will not go hungry. They will do whatever they can do to support you and support the family. I thank you, Brother Junior. But also, he pointed out something very important. In the last times of Thomas, he had a vision. He had a vision of meeting the angels, a congregation of angels, and they were all dressed up in white. And amazingly, so they gave him the same dress in a white, but was brighter than theirs. So that showed him where he was going. And then he came back and started to prepare his journey. So thank you so much. And at this time, allow me to invite Pastor Mulanga. Yes, the pastor in South Africa. And maybe he can briefly tell us how the church in South Africa helped to have Brother Thomas back home and everything. In a few minutes, as we try to manage our time, give us just a testimony, but also, waza hano araduha ubuhamya bukeya bwo muri South Africa uko yabaye part, yabaye involved muri all process. Yes, ashimwe cyane, mukomeze kwihangana. Yes, ari kumwe natwe. Hari ijambo nabonye ku nkoranyambaga Tom yavuze bamuha interview, avuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye. Imana ishimwe ko hadahirwa abapfa bapfiriye mu kabare cyangwa mu buraya, ahubwo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Tom Nkusi yaje muri South Africa, aje gufata passport nkuko nayivuze ejo. Ntabwo yaje arwaye, ntabwo yaje ari umuntu uje kwivuza. Baje kuri embassy yacu, arampamagara ati uracyatuye hahandi? Nti niho ngituye. Ati tuzaza na madamu n'abana. Karibu cyane. Turabakira, ndabatwara. Abenshi mwabonye aka video turi kumwe mutwaye kwa aeroport.
tujya kuri embassy asaba passport, baramubwira bati turayikomanda mu Rwanda, izaza nka nyuma y'icyumweru kimwe. Kubera ko bari basanzwe bakora muri Lesotho cyangwa se Lesotho, bavuga ati ntabwo twahita dusubira ngo tuzagaruke, reka dutegereze. Barategereza, twari kumwe iminsi yose, ariko iminsi nk'ingahe hatangira kutamera neza. Je n'uwitwa Eric tubagira inama ko twabashakira abadogiteri bakomeye, kuko South Africa murabizi hari abadogiteri ku rwego rwo hejuru, bashobora gukura umutima agashyiramo undi, bakura mu mwijima agashyiramo undi, bakora impyiko agashyiramo izindi, utiri ujya mu Buhinde. Just birahenze gusa ariko babikora neza cyane. Tujya gushaka uwo mudogiteri, tuhageze atubwira ati reka mbahe igitanda, noneho ejo tuzabibakorere. Babigenza uko nyine, baza kuduha inkuru ko umwijima wangiritse cyane. Mbagira inama nti noneho niba ari uko, reka dushaka uburyo bawukuramo bashyiremo uwundi. Dogiteri ati birashoboka, ariko imyijima dufite hano ntabwo tuyiha abanyamahanga, tuyiha abanya South Africa kuko ni umutungo wa leta, ntitushobora kubaha mwebwe. Tuti nta kibazo, twese dufite imyijima, uzakate ku yacu. Kuko guhindura umwijima ntibisaba ko bawukuramo wose, bafata akantu gato cyane kangana n'igishyimbo bakagakubitaho, bakagatera imiti, mu byumweru 3 uba wongeye gukura washibutse. Ufite n'imbuto bafataho. Twumvaga bishoboka, niba dupima agasanga tudahuje, twahamagara na junior kaza n'abandi mu muryango bashobora kuba bahuje. Dogiteri atubwira ati dupime, hari ikizami tuzakora, dusanga bishoboka tuzabaha transfer mugende. Nuko ntabwo twaryamaga, arabiza abo twari kumwe, twakoraga amanywa n'ijoro dushaka ibitaro byamwakira, duhamagara hirya no hino, tuza kubona ibitaro mu Busuwisi byakwemera kubidukorera guhindura umwijima. Nubwo amafaranga ari menshi, ariko twari twamaze no kubona aho amafaranga azava arenga ibihumbi 250 by'amadolari kugira ngo bamuhindure umwijima. Ayo nta kibazo twari dufite cyayo. Ariko nibyo navuze nti Imana iyo yashatse gukora ikintu, nushaka uba ufite iki iragutwara tu. Twarasenze, madamu yarasenze, twarasenze, twashyizeho groupe y'amasengesho ya 9 buri munsi. Akaba ari nawe utubyutsa kenshi 8:40 akaba araduhamagaye. Nayebonye aho babikurikirana South Africa, baro barabikurikirana. Twari dufite timu y'abanyamasengesho, y'abapasteri, inshuti zacu, abantu basenga Imana. Twasenga buri munsi 9 kugira ngo Imana idushireho inzira. Kwivuza birashoboka, ariko hari ibintu byinshi usanga bimeze nka challenges iyo uri umunyamahanga. Ibyo Imana bidufashije, iduha umuganga ukomeye cyane, kumubona ntibyaga binoroshye. Akoze cya kizame, araduhamagara tujyayo na Madame Eriko na Tom, aratubwira tumwijima amaze kwangirika cyane ku buryo aho mwajya hose bidashoboka kuhinduka. Yari inkuru mbi cyane. Dukomeza gusenga ngo twumve ko hari ikindi kintu Imana yakora, ariko Imana yashimye kubikora uko yabikoze uyu munsi. Hari umunsi Tom yavuganye na mama we kuri telefone. Avugana mama we, amubwira ukuntu ameze, ko atameze neza, nk'umubyeyi nyine ararira. Tom yari ari muri koma, akagenda akagaruka. Ariko hari ijambo yavuze, nari nanze kurivuga kubera ko turi imbere abanyamakuru, bashobora kuryandikaho ukundi ugasanga wenda, ariko reka mbabwiye ntimuzareve uko ntarivuze. Twe twabaye muri Kongo, iyo barwaje umuntu bararira. Nababaye Bugande murabizi, bakodesha n'abarira. Uzi ko bakodesha abantu barira? Akarira agakoma indwe mu kanya, ariko mumpe n'igikombe cy'icyayi. Ukibaza uyu yaje gukora iki? Ibyo umuco wacu ntabwo bihaba. Tom ari muri koma, yagize gutya arakanguka, telefone hariho mama we arahavuga, Madame Eriko na sister wacu witwa Leoni bariho barira. Akangutse ukuntu babwiye ngo ariko mwe murwoze nk'abakongomani. Icyo yashaka kuvuga nuko bariho barira. Aho njya ntibahakeneye kurira, nimuceceke ntimwongere kurira. Arabiyama, arabiyamiriza, arongera arigendera. Yavuze ngo aho njya ntabwo hakeneye ko abantu bandirira. Yagiye neza, yagiye yihannye,
yagize umwanya wo kwatura, agira umwanya wo kwitunganya, yari asanzwe akijijwe, ariko urabizi muri ubu buzima tugenda Satani atwanduza, akora mu byo ndagushyira mu bitugu, akora ku byo ndakora hano. So hari aho bigera ugasaba ko wiyoza ukihana koko, ukumva ko nta kintu na kimwe gisigaye ku buzima bwawe. Niko Tom yabikoze, arihana, aritunganya, ndetse uwo munsi atubwira ati nimunatahe, ati mutahe muzagaruka ejo. Twanga kugenda, arongera aragenda agarutse ati ariko navuze ngo mutahe n'ejo n'umunsi. Ubu bwacyaga agenda. Muri make abaganga n'ibitaro bikomeye cyane muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo, n'ibitaro binini bya kaminuza bifite ikibuga cy'indege hejuru, byivuzwaho n'abantu bakomeye n'abategetsi, babazana mu ndege ikagwa hejuru bakamana muri brancard hasi. N'ibitaro bikomeye cyane. Abadokiteri babwiye Eriko bati umugabo wawe ari special, ntabwo azapfa ababaye, kuko stage umwijima uriho akimeze uku nta nubwo azababara. Abandi baba bari mu bubabare n'uburibwe. Hari muri Afrika y'Epfo hari amazu, iyo umuntu kwa muganga amaze kumusezera byananiranye bamujyanamo kujya gutegereza gupfa. Kwa muganga gusezera ati twe turagusezereye, jya gutegereza gupfa kugira ngo fagitire yawe ntizabe nyinshi. Batugiriye inama turayanga. Dr. Abaduhamagara makuru baratwicaza naye ariko ati nimumuvane hano. Pastor ni hospice. Nimuvane hano mushaka mubona hospice mu mutwareyo, kuko napfira bizabera ikibazo. Ariko dukora imibare yose turabireba, kumujyanayo kumuvanayo, turemera tutekeje mu gatondo tuzinduke. Dr. mu gatondo aje kudusezerera atubwira atoya ati rumugumize hano. Barafite ubwo bakwaza kujya muri bwabo babare bukabatera stress. Avuga ati umuntu wanyu azafata ababaye. Reka mbabwize ukuri, nkurikije abaganga batubwiye abantu bameze uko ngo bapfa bababara cyane ku buryo abagabo badashaka no kubireba, bashaka kumutwara ahantu kure aho habigenewe bakugara, bakajya bamutera gusa amantibiyotike yo kugabanya ububabare na za morphine n'ibindi. Baratubwira ati mumwihorere hano, ntimumutware. Bari bamaze kudusezerera, bucyateye ntimumutware, ntimumugumize hano, apfire hano nta kibazo, kuko azapfa atababaye. Reka mbabwize ukuri, abizera Imana ibabera umwungeri muri byose. Yapfuye atababaye, yapfuye akivuga, yapfuye agiseka. Bajya bakunda kunseza nkunda kuvuga, ariko abapasiteri bose bakunda kuvuga. Umupasiteri udakunda kuvuga ubwo yaba ari umudiyakoni. Dukunda kuvuga, iyo duhaye iminota 5 tuyigira plastique tukayirehura tukayigira 7. Ariko abo bantu barambwira ati Pastor Mutama twabonye ukuntu uzapfa tuzapfa nka Tom, wowe uzapfa uvuga. Ndavuga nti cyazama ngapfa nawe. Yapfuye aseka anezerewe, kuko kuwa kabiri ubwo yitwaga David yazaga mukora kwa se wabo ngira ngo aje yaramuhamagaye atarashoboye kuza. Ahageze Tom yari muri koma, abaganga bavuga ati ubu ni amasaha gusa ntaribwo ngiye no kuvuga. Reka da, yabumbuye amaso aragaruka, aramureba araseka. Madame yuko aramubwira ati Tom, ati David he's here. Akanwa amaso aramureba, agira umutwe gutya nyine ko yamubonye anezerewe, yapfuye anezerewe, ukabona aragiye aragarutse, ukabona arasetse. Mbese umuntu ugiye mu ijuru nta byo gutera imigeri, ntiyigeze asamba, ntiyigeze agira gutya, byose yarasinziriye agenda uko nyine. Ibyo twavuga ni byinshi, yatubujije kurira, aratwihaniza ngo twe kurira. Dushobora kurira ko tubabaye twabuze umuvandimwe, ariko ijuru riranezerewe kuko ryakiriye umwana w'Imana. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubakomeza. Nkiraha ariko mbere ko nsubiza iyi mikoro, ndashaka kuza gusaba Pastor naza aze gusengera uyu mudamu. Uyu mudamu yahagaritse akazi kumara amezi 2, akora mu ishami rya UNHCR rya ONU rya OEM, ahagarika akazi amezi 2 kugira ngo yite ku mugabo wiwe. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Imana iradufasha, abakoresha be
bohereza undi muntu uza kumusimbura bati rwose take your time ugumane n'umugabo wawe umurwaza uko bishoboye. Ndabasa pasa aze kumusengera birenze ibyo twe dushobora kuvuga kuko yagaragaje ubutwari. Si ibyo shaka kuvuga wenda tuzajya undi mwanya wo kubivuga. Yagaragaje ubutwari, yatwigishije ikintu cyakoze ku Banyarwanda n'Abarundi n'abandi banyamahanga ba muri Afurika y'Epfo, bituma baza kumutabara batanamuzi, barahurura bose baraza. Abayibonye Imana yamukoresha ibintu bikomeye, yamubaye hafi ku buryo ntashobora kwibaza. Sinzi niba ari uko wenda Imana yamuteguye mbere, ariko Imana imuha umugisha rwose. Pasi uze kumusengera kandi Imana imuhe gukomera cyane. Yarakomeretse kuruta twese uko twari kumwe, yarakomeretse. Sinshaka kubivuga kuko ni birebire, ariko wafite igikomere kiruta icyacu twese. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Gusa ikintu nashimye Imana, yagiye Tom amaze guha Agnes impano ya anniversaire, yari afite isabukuru. Madame agenda azigura, Tom azihisha mu ishuka. Agnes kaje arazigahereza, nibwo bwa nyuma bamubonye ari muzima. Agnes yavuze ijambo ngo daddy, ngo no wonder why you are smiling, ngo muri imisi yose ngumaze igihe utanezerwa, ngo kumbe yari surprise wangiriye ngo natuma gunezerwa. Uwo munsi Tom yarasetse, yaranezerewe. Ni ukuri yari afite ukuntu atozaga abana biwe, akabaha akantu gato akaba ngo bakagaburi, kuko hari ukuntu abateguye. Imana imuhe umugisha Madame Eriko, Imana ikomeze mama n'abavandimwe. Undi muntu nshimira ni ukuri, mbere yuko ndangiza kwanza reka mbivuge nanakwegera ngo usubize mikoro, ni Junior n'abavandimwe be n'umuntu witwa Hussein, bakoze akazi gakomeye cyane. Tura muri Afurika y'Epfo twahuye na challenges nyinshi zo kubona document kugira ngo tumuzane. Kubera ko mu ruta wa nyuma abo twari twamaze kwishyura amafaranga batubwira ko batakibikoze, ariko kuko twari twarasenze Imana, Imana ducira inzira. Junior warakoze, Junior yaradufasha ibintu bikomeye cyane kandi ari ahangaha. Ntawe twabisharingaga bundi kuko byari ibintu biremereye mu buryo butandukanye. Sinibaza ko hari n'undi yabibwiraga, ariko ibyo twari dukeneye byose yarabikoze. Imana iha umugisha Abanyarwanda bo muri Afurika y'Epfo, ambasade yacu muri Afurika y'Epfo badutabaye no kumusezera, baraje bamuzanira ururabo. Rwandeya yaradufashije bikomeye cyane. Ubanza nzaye ikiganiro cyo gushimira Rwandeya, yadukuyeho umutwe. Uyu munsi ntabwo twari kuba turahamba bwiza ukuri, ntabwo twari kuba turaha, ahubwo twagomba kuza uyu munsi, twagomba kuba twageje umurambo mu Rwanda uyu munsi. Ariko Rwandeya yaradufashije, idukuraho umutwaro, ibintu byose bigenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Rakoze Pastor. Thank you so much, Pastor, for that brief appreciation and the testimony about how the South African team worked together to hope and see if Tom would get the right medication, the right treatment, even if it was not possible. But God had a different way, as you have said. And again, thanks to Madame Elko for deciding to take a leave of 2 months, like he said, and you have to take care of your husband. That requires a special heart. Thank you. Thank you for doing that. Allow me this time, we have a few minutes ahead of us. I welcome you, Madame Elk, and somebody to come and stand with her. She's going to briefly also tell us her heart and the testimony about her husband. Agiye kuduha ubuhamya bukeya, nsabe abantu bazi bamuhagarara uruhande bamufashe. And the children please come stand with your mom. Meanwhile, Junior, thank you for really standing in for your brother and do whatever you could to help out in all the protocols that actually were needful to have your brother here in Rwanda. So you just use a very few minutes, maybe like 45. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for coming for so many for his farewell.
harakoze turaza gufata umwanya wo kumusengera. Aka kanya reka mpamagare Pastor Frank. Ntabwo tugiye gusubiramo amagambo yose yavuze, ariko icy'ingenzi ni uko uriya mudamu yari mu idini ry'Ababuda, ariko umugabo we amufasha kumushyira mu nzira y'agakiza. Kugeza uyu munsi amahame ya gikristo arahamya yuko agiye kuyakurikiza nk'uko Tom yabimusigiye. Pastor Frank, umwanya ni uwawe usigaye no kumanaginga nyango 5 biri busabe ko tuba turimo tuva ahangaha. Thank you, Pastor. Reka nanjye mbihanganishe bakomeze, noneho mbakomereshe n'ijambo ry'Imana, kandi mu minota mike iri imbere turaza no gusengera umuryango. Nimureke ibyo twavuga bindi bikurikira tubisasire ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cya Samweli muri Bibiliya, igice cya 12, dusome gusa 30 yonyine, tuyiganireho buke mvuge ibintu 3, hanyuma dusenge twerekeze hariya Rusororo. Aya magambo aravuga ngo, murongo wa 20 aravuga ngo nuko Dawidi arabyuka ariyuhagira, icyo ni icyambere, arihezura, yambara indi myambaro, ahera ko ajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye, nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Umurongo wa 22 nihute. Arabasubiza, ariko mvuze ngo arabasubiza ni byiza ko twakumva bamubajije. 21 maze abagaragu be baramubaza bati, ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya. Nicyo kibazo bamubajije. Igisubizo rero nicyo cy'umurongo wa 22. Arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Umurongo wa nyuma w'iki gice w'aya magambo tuganira ni 23, aravuga ngo, ariko none amaze gupfa ndiririza icyubusa, mbese nabasha kumugarura? Umva rero icya nyuma gikomeye, nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Amen. Umuryango wa Ndakubwa, mwese, Mama Tom n'abana bawe bose n'abandi basigaye muri uwo muryango mukiriho, umwihariko w'umuryango wa Tom, mugore we n'abana be, nk'itorero turongeye turavuze ngo mukomere, kandi mukomere rwose pe. Turabivuga nk'abanyu, nk'ababakunda, nk'abadafite ikindi twakora, ariko icyo dushoboye cyo twagikora, tukavuga ngo mukomere. Umubabaro wanyu turawumva, natwe ni uwacu, ariko icyo dushoboye no kubahumuririsha mu magambo y'Imana, no kubasengera, no kubaba hafi. Ibyo twabishobora, natwe abakiriho twabishobora. Mu ijambo rimwe gusa, kubakunda kwandika umutwe w'inyigisho, umutwe w'icyaganiriweho, navuga ngo Junior n'abakuru bawe n'abarumuna bawe na Mama Tom n'aba bana bandi bato bo mu muryango twagiye tumenyana, uru ni urugamba
rukomeye mu buzima, kandi nta munyarwanda cyangwa se umuturage w'isi ufite urukingo rwo kutarwana uru rugamba, donc rwo kutagerwaho n'ibyatugezeho. Ntabwo urwo rukingo ruraboneka. Umuntu wese at any time yagira ibibazo. Uwavutse akaba ariho ni umukandida wo gupfa. It's normal. Ariko iyo byakugezeho ni urugamba bene data, birakomera, kubikontaininga biravunana. Kuko ari urugamba rero, mu ijambo rimwe Junior n'abana bacu mwese, nawe mama Tom, mureke turwane, ariko turwane tunesha. Kuko hari n'abarwana ariko bakarwana batarwana banesha, bakarwana baneshwa, bakarwana batsindwa, bakarwana bahinyuzwa, bemera ko umwanzi abatsikamira, bemera ko ibihe barimo banyuramo bikomeye nk'ibi, bemera ko bibatsikamira, bemera ko bibaherana. Ubwo bwoko bw'imirwanire nabwo bujya bubaho, tubona barwana batyo. Uyu munsi turi hano muri iyi minota itari myinshi tugiye kugenda, ariko ndabasaba ngo turwane, ariko turwane tunesha, turwane dutsinda, turwane twigaranzura, turwane tuvuga ngo wabihewe, ndakuzi warakomanzi wacu waraje, Tom is gone, but I am not going to be pinned down by terrible circumstances that I'm going through. Hari abarwana barwanisha iyo attitude. Kubivugira imbere y'abanyarwanda byo byananyorohera ko babyumva. Niko abanyarwanda tubaho. Usibye n'iby'urupfu n'ibindi bibazo by'ubuzima ku rwego rw'umuryango, bibazo by'ubuzima ku rwego rw'igihugu, tugira iyo attitude, that kind of resilience as Rwandans. Tugira icyo kintu, turarwana twiyemeza kutaneshwa. That is our attitude. Nuko tubaho. Dore rero umugisha usumba ibindi, nuko duteye dutyo, ariko noneho twaramenye n'umwami Yesu, dufite ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro kandi byuzuye. Nguwo umugisha usumba indi migisha rero. Ndagira ngo Junior mbakomeze mu mitima, mbakomeresha kugira attitude ya Dawidi. Nge nyita David's response in terrible situations. Niko mnyita David's response. Dawidi umwana we yararwaye, yiyiriza ubusa, ava mu ngoro y'ubwami asubika imirimo. The king of the 12 tribes of Israel asubika imirimo yiwe, afata igihe cyo gusenga ngo Imana imwumve umwana akire. Hanyuma ni naryo jambo ngira ngo Madame Tom arifate, mu mahitamo y'Imana ari godly. Simvuze ngo ari human. Amahitamo y'Imana ari godly. Ihitamo gutwara umwana wa Dawidi. Hanyuma Dawidi arabimenya ko amahitamo y'Imana ariyo mazima. Ngo abimenye atoke, noneho niba agiye reka mbere cyuko nge nk'umukozi w'Imana njya mbyitwaramo. Arabyuka, niryo jambo twasomye rya mbere, arabyuka. Ijambo kubyuka ni ijambo rimwe, ushyizeho impuzanyito z'andi magambo nk'iryo ngiryo twakoresha n'andi magambo menshi. Arabaduka, haravuga ngo arabandaduka, arabyuka. Iryo jambo kubyuka muri iyo context binasobanura kudaheranwa n'umubabaro hasi. Uvuga ngo mubabaro we waje rwose, I can feel you, you have not,
wanokinze ku rugi rwacu winjiye, but I choose not to stay down under your pressure. Ni iki Dawidi yakoze ngo arabyuka. Family ya Tom, mubyuki. Mama Tom, iri jambo nariteguye nijoro ngiye kumera nkaho ndyama, nibuka ko waritubwiyeho nijoro. Numvise ko waritubwiyeho, nanjye numva umwuka nirya tazura gize rinini. Family, muhitemo kubyuka. Choose to stand up. And standing up in this terrible situation is a choice one can make. Na mahitamo umuntu agira. Ukavuga ngo warupfuwe, wamubabarowe, ndakumva urahari, I can't ignore, ndabyumva, but I choose to stand up, not by might. Niko ijambo ry'Imana rivuga. It's not by might, it's not by skills. Si impamvu z'ubundi bushobozi, si umubiri, si imbaraga z'amaboko. Mpisemo kubyuka, mpisemo gusiga umubabaro, mpisemo kudaheranwa n'agahinda, mpisemo kubandaduka by the help of the Spirit of the Lord. Niko abizera Imana tujya tunesha ibihe bibi tubineshesha ibyiringiro. Niko tubaho. Reka mvuge ibintu bitatu natekereje ko natekereje ko ari byo Dawidi yamenye kugira ngo abe ari umugabo. Nabyutse mbibwira madamu, namaze ariko madamu wowe utekereza ute Dawidi kumubwira ngo umwana aragiye akavuga ngo nagende kuko ntabwo ari jyewe, ngo ntabwo ari we uzagaruka ngo ava aho yagiye ngo agaruke ansange mu isi. Umva umubyeyi wabyaye umwana uko asubiza ngo ahubwo n'umwana aho yagiye heza mu ijuru, ngo ni jyewe uzava mu isi hano hanyuma ngende musange mu ijuru kandi tubane ubutazongera gutandukana. Umva umubyeyi wakijijwe uko asubiza abantu. Nabaje madame nti utekereza ko uyu mubyeyi yari afite imyumvire imeze iti? Number 1, icyambere, Johnny and the friends and the brothers na bene data n'inshuti muri hano, ubuzima tububamo duhura n'ibihanda byinshi by'ubuzima. Very many giants that come and confront us mu buzima. Duhura na giants nyinshi. In this life we face giants. I want to make it a bit stronger. Now there is no one here who is immune to face the giant. Nta muntu uraha wakingiwe urukingo rwo kudahura n'igihanda mu buzima. Ntawubaho. Ahubwo dore uko bigenda. Ibihanda birahaba, n'ubukungu guhungabana, n'ibyorezo bidukoroza imburagihe, byuzuyemo umwanda mwinshi. Tugira ibihanda byinshi, ariko igihanda bita urupfu kirababaza. Death is also a giant. Now, one thing, ikintu kimwe gusa, how to overcome the grief, kugrivinga caused by the death, uburyo bumwe, it is putting your confidence in him who conquered the grave. Who is this? Jesus Christ, the Son of God. Uburyo bumwe bwo gutsinda umubabaro mwinshi umeze nk'umwijima, buryo bumwe buzwi bwizewe bwo gutsinda igihanda cyitwa umubabaro umeze utyo, ni ugushyira ibyiringiro byawe mu muntu bita Kristo. Niwe wanesheje urupfu, ahindura ubusubukana bwarwo, azuka ari muzima mwene Mana. Nibwo buryo buzima, naho ibindi nta rwego rwagera mu mutima w'umuntu wakomeretse watakaje uwe, nta rubaho. Nzi umugabo umwe bamwita Kristo Yesu umwana w'Imana. Reka nsoreze, reka mvuge icya kabiri. Icya kabiri ni cyene wabo w'icyo.
putting your hope in him. Kuba ari we wemera kwa Junior, namubwiye amagambo akomeye ubushize nijoro. I know Tom wasn't like ntabwo yari mukuru wawe gusa. The far we know since we connected as families. Yari na mentor wawe. Yari a close friend. He was a source of some wisdom in your life and those two families, muryango wawe nuwe. I know very many things about muri your area. Kugenda kwa Tom biraremereye for sure. Icyo cyuho kiraremereye, turabyumva. Ariko mwene data namwe bavandimwe muri hano, ijambo ry'Imana rivuga ni mu Bakolosayi 1:27 ngo Kristo Yesu muri twebwe ngo niwe byiringiro by'ubwiza. Jesus in us is the hope of glory. Hari version nasomye sangira avuga ngo that hope serves as an anchor to our souls. Abantu bazi anka murayizi. Anka ni ikinyarwanda bahita ngo ni igitsika mutima, ariko ni umugozi bahambiraho icyuma kiremereye bakakimanura mu mazi hasi, bakazirika ku bwato. Imiraba y'inyanja yaza, imiyaga yaza, inyanja yazikuka, ubwato ntibunyeganyege kuko bwiziritse kuri anka. It is my prayer that your family will be anchored on Jesus. Umuryango usigaye nimureke twikomeze kuri anka, twikomeze kuri Kristo Yesu. He is the anchor of our soul. Iyi miryango yubakiye kuri Kristo, iyi gihugu cyubaha Imana, iyi urwego rwubakiye kuwaremye isi n'ijuru, Yesu ahinduka anka, ahinduka igitsika buzima. Ubuzima bugakomeza, nejo bugakomeza, nejo bundi bugakomeza, imiraba ikaza bugakomeza. We never lose direction. We never fidget. No. We never panic. No. We are anchored on Jesus as the anchor of our soul. Ubuzima bwubakiye kuri we niwe byiringiro bimeze nk'igitsika mutima. Abubakiye kuri uwo mvuga aya magambo barayumva neza. Ababera imbaraga, ababera ibyiringiro mu mwisungi. Icyuho Tom yasiga ndetse mu bwa kabiri mu buzima bwawe Junior, uzanyemerera icyo cyuho kizibwe n'umugabo bita Yesu. Tom aragenda, Yesu ntagenda. Reka dusenge Imana. Mana yaremye isi n'ijuru, ibihe byose biri under your control. Ubanziriza ibihe ukanabiheruka, witwa nyiribihe. Amahitamo yawe ntawe uyabaza ngo wagize ibiki, ahubwo abakwizera turayaramya tukakwemera. Niba washimye gutwara Tom, ngenda gusabye mpagaze ahera hawe ngo mu muryango wabo wasize, ndagusabye nzamuye ikiganza ngo uzakore impamvu yawe y'ubumana muri uyu muryango. Impamvu yatumye utwara Tom uzayikore mu buzima bw'uyu muryango usigaye. Niko mbasengeye ntyo. Ubabere ibyiringiro, ubabere imbaraga. Twese udukomeze, utuvomerere, udukize guheranwa n'imbaraga zo kugenda kwa Tom. Kubw'icyubahiro tugushimiye ko wamutwaye heza kandi dufite ibyo byiringiro nk'igitsika mutima. Komeza abana be, komeza madamu, komeza ababyeyi be bariho, komeza abavukanyi, komeza itorero, komeza abo yabwirije ubutumwa bwiza bagakizwa. Kristo uduhindukira imbaraga twese, ni kubwawe twakomera tukabasha kunesha. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Rakoze pastor, and because of time you allow me, we want to go into view the body. Ntago tugiye gusezera. I'm very, very sorry. It's about time, and you have to be there exactly noon. So I'll request the rest of us to stand up on our feet, and I'll request the
closest family, that's the junior wife, the auntie to stay, and the rest of us, let us stand up on our feet. So Bashangazi, the auntie, the closest, really like a closest auntie, uncle, junior, and the brothers and sisters, and the wife to stay. The rest of us, I kindly going to request, we are going to just pray, make a prayer, and send you, and you go into your cars and have this family. Wait, my brother, wait. Abandi tujya gusubira mu modoka yacu. Tugende kuko hari akanya gatoya kandi arimo najya mu muhanda ntago nshaka ko dukerwa rusororo biratuma twirukanka. So kindly bear with me. Murabinyemereye? Okay. Eda Eugene, just come here quickly. Baba inavuze, the closest family, stay seated and stay here. The rest, we are sending you in a prayer. You're going to make a short prayer as the worship leaders, please come. Okay. Kadusenge nanone mwayimana tugushimiye iki cyiciro tugeze hano cyo gusezera umuvandimwe wacu mwami tugushimiye amagambo meza twumvise yo kudukomeza imitima turasengera nanone icyiciro gisigaye cyo kumuherekeza mu nzu ye bagiye kuruhukiramwo turasenga kugira ngo nanone utujye imbere abavandimwe bose utujye imbere kugira ngo nanone naho tugere amahoro cyubahiro cya gikomeze kigaragare muri iyi mihango yose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. So Imana ibagire neza nkuko yarabivuze Celestin munyure mu miryango y'inyuma abenshi kugira ngo dusigaze umuryango wa hafi cyane tugire nabo icyo dukora cya nyuma hano. Yes, kambasabe rwose worship leaders in the song, one song as they were getting out. Mbasaba abandi dukomeze mu modoka yacu kandi nyamuneka tugera hanze reka tugane tujye mu modoka kugira ngo amasaha yagiye tujye twihute. We'll have time to pray for you wherever you'll be. I just want the closest ndashaka auntie, ba uncle, ba hafi na junior, abandi na madamu, abandi nyamuneka mutwemerere reka mureke tugene mu modoka yacu. So then let me have ba auntie muze kandi nabwo niba ukomeza kuba benshi nabwo turayihagarika kuko ntabwo nshaka ko tuba sitaka rusororo twese turashaka kujya tubahereza igihe ba auntie namwe muze vuba hano mucana umusokere muri uyu muryango. Yes, junior, you can help us so that they can just do quickly. If you are there, you can help us. They can do quickly. Yes.